gusenya icyo gihe no kubuza umwanzi ko arwanya ibyo bintu byawe, no kubuza imbaraga z'abadayimoni ko dusenya ibyo bintu byawe, no kudahagarika igihe iki, no guhagarika amagambo akurwanya, no guhagarika ibintu biguhagurukira, no guhagurukira ibintu by'iterambere ryawe, no gutangaza intsinzi, no kwerekana ko ibyo bintu ugomba kuba ari ibyawe bwite kandi ubifitemo agaciro kandi Imana igiye kuguhembura no kukuzamura mu ntera ku buryo byerekana ko ari imbaraga z'umwuka zirimo zibikora. Aho rero ugomba gusenga kandi ukagira imbaraga. Ibintu byawe birindisha ibintu bitatu: birindishe gukiranuka, birindisha ituro, birindisha igitambo, birindishe kubibira ibyo bintu byawe kugira ngo bigire agaciro, kuko bigaragara ko ari protection iri divine kandi yamaze kugera ku buzima bwawe bigiye kukubaho. So ni byiza ko ugomba kwirinda, wirinde ikibazo gikomeye kigiye kuzacalenjinga kugera kuri gahunda zawe, muri destination yawe, biri similar n'iyo uramutse ubonye umuntu mukuru. Ikivuga ngo rero ngo nta butabazi ufite, nta muntu uzakwitaho, nta n'umuntu uzanakureba, uzahora buri gihe ntacyo wakira, n'icyo ugiye kwakira kigucike kuko wakiriye a stranger baby. Bisobanura yuko wakiriye umwana utazi kandi ashobora kubihisha ikindi kintu no kurwanya abana bawe. So bivuze ngo ugiye guhura n'ikibazo. Bisobanura ko rero iyo ubyaye umwana mu nzozi ariko ukabona umwana ni stubborn, bivuze ngo avuga ko hariho commitment cyangwa umwanzi ashaka guhuza no gukuramo inda muhahise, inzozi zigutera ko kuvanamo inda abana n'iki, umwuka wa dayimoni, urugo runaniranye, guhora mu isoni, guhora mu kimwaro, kugira urugo rubi, kugira agahinda kenshi kandi by'ukuri imbere y'abantu publicly, cyangwa se abantu bakureba bakabona uri umuntu muzima ufite ibintu byose, ufite ibintu ushaka, ugera ku cyo wishakira, ariko by'ukuri ufite umubabaro umuntu atabasha kumenya ntangere. Ni wa mugore ugenda mu modoka yiririramo, ni wa mugabo wicara mu modoka yiririramo, ni wa muntu wicara muri office nziza akarira, aho kugira ngo atere indirimbo azamuka, ugasanga buri gihe arimo arafite umutima ubabaye kuko yarose bino bintu, icyo twita a stranger baby. Urumva kurota abana ni ibintu bitatu bitandukanye. Akamenya ko umurose uri mu bitaro wabyaye ni umugisha, ariko kumurota utwite kandi unatwite nabyo ni ikindi kibazo. Noneho kubona urera umwana utari uwawe wikuriye ahantu, bivuze ngo imbaraga z'abarozi n'iz'abagome bashingiye kuri kandi n'inyatsi bamaze gufata amaboko kugira ngo bakwake ibyawe. Nta munezero ugomba kubona. Ushatse umugore utari wawe, uriruka mu bintu bitari ibyawe, urajya mu bintu uzagira nk'umugisha. Ni umubabaro ko twubwaca abagabo ntitwonsa, urabizi, ariko mu nzozi ubonye uri konsa amashereka wayakuyeze. Biravuze ngo ibintu ukora urakorera mu butayu. Hindura, kubita, senya, randura, shwiragiza, vuma iyo myuka mibi. Urwo si uruhinja nshuti, ahubwo Imana igihishuriye mu isi y'umwijima ibyo dayimoni akora. Nta handi ugura imodoka ikagonga uwo munsi, wakora bizinesi igahomba uwo munsi, wagira ngo ugize neza bikanga, uwo ugurije ntakwishyura, ubwo ntakubwira iki, urimo urakora ibintu bitari ibyawe. Rero kurota umuntu arimo yonsa umwana ku bantu bose bisobanura ko ari ukubura ikintu. Yes, reka amashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku mwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibishimire kandi bahego mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Uyu ni umunsi wa mbere mushumba. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndibwira ko abantu ndashaka ko dukora iminota mikeya, ariko babonye comment ku nzozi ntazivuze, ariko inzozi n'ubundi inzu tugiye gusubiramo ko dushaka gufasha abantu. Urumva kuwa gatandatu ku cyumweru inzozi ku cyumweru munsi ni kuwa gatandatu wavuze inzozi, ku cyumweru nabwo zari inzozi z'abantu bari kuwa gatandatu wadusuye tubwiye inzozi utigeze uvuga abantu kandi bahura nazo ziteye ubwoba kandi zibangamira ubuzima bwabo. Ku cyumweru turabasubiza, ariko uyu munsi turagarutse rero muri ya episode ya za nzozi, kuko ariko zerekana ko ari wa muvumo. Aho nerekanye ko kurota imodoka ikwabyo bivuze kurota polisi, naho nabwiye abantu bushize niba byibuka, havuga ngo kurota kandi nizera ko byagenze neza nk'uko twari tubiganira. Nababwiye ko kibi cyane cyerekana ko Satani agiye kunyaga umugisha uvuye ku Mana, kandi uriho karande, uriho umuvu muri ibintu byose, kandi akoresha n'inyamaswa. Rero uyu munsi mbere y'uko tugiye gusenga,
ndashaka ko dukoresha noneho n'inzozi tugarukamo. Yego, murakoze cyane rero katsuza abantu bari burengerazuba burasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali hagati y'abadesipora Imana amahoro baho umugisha wishimire ushumba ni ukuri ni ibintu byiza kandi by'igikundiro. Nanabonye na comment uvuga ngo muradufasha mukomereza, hari n'izindi nzozi mwagiye mwohereza ngiye kuzazikusanya nazo tuzongera tubisobanura mu gihe kiri imbere, ariko uyu munsi wa none ikaze mu kiganiro kandi ni ukuri nihuse ntabwo mpagarara. Ndagushimiye Imana ko mvise gusenga abantu nawe ushyigikire umfashe muri kino gikorwa ubisobanurira abantu kandi bagire neza, amavuta yawe anyegere mu izina rya Yesu, amen. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none turakomereza kuri za nzozi zatambutse ku wa gatandatu, ko ku cyumweru kwari gusobanurira abantu ibyo batubwiye, aho nari ngeze ku cyo twita inzozi yo kurota ubona baguhagarika. Uyu munsi tugiye kuganira inzozi yitwa award dream, cyangwa se guhabwa ibihembo mu nzozi. Igihembo mu birori byatangajwe cyangwa kwishyurwa ibiciro cyangwa se kukwishyura ibyawe ku muntu byakorewe, ni inzozi yerekana icyubahiro, agaciro ndetse no kumenyekana. Iyo urose izi nzozi watsindiye igihembo, bisobanura yuko ugiye gusubizwa ibyo wambuwe, kugarurirwa ijambo, kugarurirwa akazi, ndetse byihuse cyane mu buzima bwawe. Muri izi nzozi herekana imigabane cyangwa imbaraga zerekana uko wakoze, cyangwa kwerekana umugisha ukomoka mu muryango wawe ndetse no mu bantu bawe, n'aho ugiye kugera ku bucuruzi bwawe, kuri ofisi yawe, ku ishuri zawe, kandi ko utagomba gucika intege ko ibyo ugiye gukora Imana ikweretse ko ibyo urimo ukora, ibyo urimo ubamo bikweretse ko ugiye kuzabona award, ugiye guhabwa igihembo gikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo ubirose bigaragaza ko ibyo urimo ukora muri domaine urimo utagomba gucika intege. Don't give up because ugiye gusarura ibintu byawe washakaga, kuko warose uhabwa igikombe, ukora ikintu cyo kumenyekana, gukomera, agaciro n'icyubahiro. Bivuze ngo ibintu ukora wicika intege, wirambirwa, wivuga ngo ntibishoboka, ahubwo ugiye kujya muri destination yawe, k'ibyo ukora bizakugirira akamaro, haba muri ofisi yawe, ku mashuri, mwashobora kuba akora wicika intege. Kandi iki ni ikimenyetso cyerekana yuko imivumo na karande wabirwanije byakuvuye iruhande, ahubwo icyo uri bukore ni iki wowe. Icyo uri bukore ni ugusenya icyo gihe, no kubuza umwanzi ko arwanya ibyo bintu byawe, no kubuza imbaraga z'abadayimoni ko zisenya ibyo bintu byawe, no kudahagarika igihe iki, no guhagarika amagambo akurwanya, no guhagarika ibintu biguhagurukira, no guhagurukira ibintu by'iterambere ryawe, no gutangaza intsinzi, no kwerekana ko ibyo bintu ugomba kuba ari ibyawe bwite kandi ubifitemo agaciro, kandi Imana igiye kuguhembura no kukuzamura mu ntera, ku buryo byerekana ko ari imbaraga z'umwuka zirimo zibikora. Aho rero ugomba gusenga kandi ukagira imbaraga. Ibintu byawe birindisha ibintu bitatu: birindishe gukiranuka, birindisha ituro, birindisha igitambo, birindishe kubibira ibyo bintu byawe kugira ngo bigire agaciro, kuko bigaragara ko ari protection iri divine kandi yamaze kugera ku buzima bwawe, bigiye kukubaho. So ni byiza ko ugomba kwirinda, wirinde wirinde kugira ngo ibyo bitagucika kandi wabibonye. Ikindi, iyo ubonye undi muntu mu nzozi ahabwa igihembo, jya umenya neza yuko hariho umuntu ugiye gutwara umugisha wawe, ugiye kwigaragaza mu buryo bwihuse kugira ngo akurwanye agere ku cyo yashaka gukora. So you must be careful just if you look. Ubanje kubona izo dream zikujeho muri ubwo buryo, ugomba kuba maso rero, kandi ukagaragara gusema ibyo bintu. Ikindi cya mbere, ugomba kuvuga uti yewe ndakira igihembo cyawe, ndakira igihembo cyanjye, ndakira promosiyo yanjye, in the name of Jesus. I receive an award or promotion in the Jesus name. Usome
Yakobo ibice 3:10, Zaburi 45:6 ndetse na Zaburi 13:7 kugira ngo ubashe gutsimbataza no guprotectinga no kurinda ibyo bintu byawe kuko byari bigiye kuba stolen by someone day, kuko twabonye ko ubirose uyihabwa ko ari ibyo ugiye gutera imbere mu kazi uzakora. Ariko if you see other the winning and now in the dream that assure the person blessings will manifest very soon, ngo icyo gihe byihuse agiye gutwara cya kintu ariko ntibizakunda kuko uyu munsi urayimenye urabisobanukiwe, ibaza impamvu utabigeraho utabyakira bitagukundira n'igiye gufata bitemera, ariko rumara kwinjira muri iyo mudu bizabyemeye neza kandi uzagubwa neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Tugeze ku yindi nzozi ukwiye kumenya kandi ugatinya kandi ukayihagararaho nk'umuntu w'Imana. Mwiga mukomeza gukora comment, share, like and n'ibindi byinshi byo kudukorera, turimo turabishima kuko muri abantu bacu beza cyane. Mukomeze muduhamagare, twandikire muhaje ibintu byose, reba impamvu byo tabibonye. Nvuga ngo ushobora kuba utarabonye n'izo dream turi kuvuga, ariko still byo tuvuze nayo bikubaho. Nvuga ngo birasaba ko uhindura icyo cyerekezo kuko hari undi ugiye gutwara ibintu byawe kandi bifite agaciro, ariko byiza ntacyo uzaba, uzakomeza ubikore. Imana ibaho umugisha. I love you so much. Noneho kurota umwana, ubundi umwana ukuri mu buzima ni ikimenyetso cy'umugisha, ni ikimenyetso cy'umunezero, ni ikimenyetso kinezeza umupapa ndetse na mama mu muryango uko bakiriye umubyeyi. Ariko iyo ubonye umwana mu nzozi, bishobora kuba ari byiza cyangwa ari bibi. Reka turebe uruhande rwiza ruvuga iki. Icyo tugiye kureba ni iki ahangaha rero. Haravuze ngo iyo urose uri kumwe n'umwana mu bitaro, umwana uvutse vuba, ni amakuru meza. Ariko iyo urose utwite kandi n'ubundi utwite n'ubundi mu buryo busanzwe, ni amakuru mabi kuko iyo nda bigaragara ngo ufite ikibazo muri mariage yawe cyangwa ikibazo mu bana bawe, ndetse ugiye guhura n'ikibazo cy'uko ushobora gutakaza umwana wawe wakundaga kubera ko warose utwite kandi n'ubundi usanzwe utwite. Wowe noneho urose umwana uri kwa muganga abana mubyaye, ni umugisha. Ariko urose atwite kandi utwite ni ikibazo gikomeye. Ikindi gishobora kuba muri izo nzozi muri ubwo buzima bwawe, ni ukuvuga ngo iyo umaze kubona iyo ugaragara kuri kurera umwana utari uwawe, icyo twisenge stranger baby, kakana watoraguye ku ruhande, aho urabanza uhitondere cyane. Birasobanura mu buryo bw'umwuka yuko umwana cyangwa abana atari abawe, ahubwo mu buryo bw'umuryango wawe hagiye kubamo ikibazo cy'abana mu buryo bukomeye no mu mibereho yawe. Icyo ugiye kubaho ni iki? Numenya ngo ugiye gutwarwa umugisha. Ikindi byerekana ko uwo mwana ko atari uwawe, bisobanura ngo ni umwuka w'abarozi, ni umwuka mubi processing ukurikirana destiny yawe, cyangwa ukurikira urwanya iyerekwa ryawe naho ushaka kugera kuri uwo mwana. Kandi bisobanura ko unfortunately cyangwa uwo mwana agumya gukura, bisobanura ko ni ikibazo gikomeye kigiye kuzacalenginga kugera kuri gahunda zawe, muri destination yawe, biri similar n'iyo uramutse ubonye umuntu mukuru. Icyo bivuga ngo rero ngo nta butabazi ufite, nta muntu uzakwitaho, nta n'umuntu uzanakureba, uzahora buri gihe ntacyo wakira, n'icyo ugiye kwakira kigucike kuko wakiriye a stranger baby. Bisobanura yuko wakiriye umwana utazi kandi ashobora kubihisha ikindi kintu no kurwanya abana bawe. So bivuze ngo ugiye guhura n'ikibazo. Bisobanura ko rero iyo ubyaye umwana mu nzozi, ariko ukabona umwana ni stable, nibaza ngo avuga ko hariho commitment cyangwa umwanzi ashaka guhuza no gukuramo inda muhahise, inzozi zigutera ko kuvanamo inda abana n'iki, umwuka wa dayimoni, urugo runaniranye, guhora mu isoni, guhora mu kimwaro, kugira urugo rubi, kugira agahinda kenshi kandi by'ukuri imbere y'abantu publicly, cyangwa se abantu bakureba bakabona uri umuntu muzima, ufite ibintu byose, ufite ibintu ushaka, ugera ku cyo wishakira, ariko by'ukuri ufite umubabaro umuntu atabasha kumenya ntangere. Ni wa mugore ugenda mu modoka yiri
yiriramo, ni wa mugabo wicara mu modoka yiriramo, ni wa muntu wicara muri ofisi nziza akarira, aho kugira ngo atere indirimbo azamuka, ugasanga buri gihe arimo arafite umutima ubabaye kuko yarose bino bintu, icyo twita a stranger baby. Urumva kurota abana ni ibintu bitatu bitandukanye. Akamenya ko umurose uri mu bitaro wabyaye ni umugisha, ariko kumurota utwite kandi unatwite nabyo ni ikindi kibazo. Noneho kubona urera umwana utari uwawe wikuriye ahantu, bivuze ngo imbaraga z'abarozi n'iz'abagome bashingiye kuri kandi n'inyatsi bamaze gufata amaboko kugira ngo bakwake ibyawe, nta munezero ugomba kubona. Ikindi ugomba kumenya ko mu buryo bw'ubuzima bw'umuryango n'iki byose uzagira umubabaro, uzagira agahinda, uzagira ikimwaro, ntuzagira kwishima, uzahorana pains mu buzima bwawe, gusubizwa inyuma, gusubira mu nzozi zitari nziza, gusanga usubira inyuma, abandi bajya imbere wowe usubira inyuma, ibyo ukoze byanga, ibyo uvuze byanga, ibyendaho byanze, rimwe na rimwe ukanisanga deja already uhagaze ahantu habi utateganya guhagarara ku buzima bwawe, ugasanga birakugoye, maze ugahorana wa mubabaro, ukaba mu nzu utishimye, ukagira umugabo utishimye, ukagira umugore utishimye, ukaba mu muryango utishimye, ugakora akazi utishimye, satani yakubabaje ko warose umeze gute utera. Hanyuma rero umukobwa kurota nawe atwite kandi ari umukobwa, biravuze ngo niyirinde, kuko muri fondasiyo ya mariage ye aho azamubona bizaba ikindi kibazo gikomeye. Rero Imana imugire neza. So nyamubwire ngo ikintu cya mbere rwose uzasanga buri gihe ari isoni, gusubira inyuma, gutera inyuma, guhora urwanwa, guhora mu bibazo, kuzana gusubira inyuma, pain and disappointment. So ikintu uvuga ni kimwe na kindi, uzavuga ngo every stranger child or children in the place my real children disappear by fire in the name of Jesus. Nuba ugomba guhagarara muri ayo magambo. Bivuze ngo cyane cya mbere niki, ugomba kuvuga ngo umwana wese ntazi yavuye, cyangwa abana benshi bagomba gusimburwa n'abana banjye b'ukuri, kandi bagomba kubura abo bana ntaze baherereye kubw'umuriro w'Imana n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ugasenga iminsi 3, kandi ukajya kujya imbere y'Imana witabaza buriya 18:44 na Yeremiya 20:13, ugasenga usenya ibyo bintu, kandi ugafata umunsi ukomeye ukanahamagara. Please nongeraho ijambo ngo ntuzemere ko umuntu agutwaza ibya gituga, bakujyana batanzeho igitambo, bakurusha ikisi, bakurusha izihe mbaraga. Kora cyane, shyiraho imbaraga, nutarwana n'ibintu byo bizakurwanya, nutabyigizayo bizakwigizayo, nudahagarara ngo ukubita imbaraga neza gukubita muntu w'Imana. Ndi kukubwira amagambo akomeye. Harakwiriye kugira imbaraga ziremereye zo gusenya ibihome no kwambura satani ijambo no guhagarara mu mbaraga z'umwuka wera. Kwiye gukoreho pipi bakutera umwana iki o warota wese, niba urose uri muri hospital uri umugore wabyaye, it's okay fine, ni byiza. Ariko niba urota utwite kandi n'ubundi waranabyaye, bivuze ko ari ikibazo no kubona stranger baby in your life, bagiye gutwara abawe ugasigara uri wenyine. Imana ikugereza, kandi iki ni ikimenyetso simusiga, ni ikimenyetso kimusiga yuko abarozi, abadayimoni, imyuka mibi, karande yo mu muryango, imivumo yaho washatse, yaho uvuka nawe ubwawe yamaze koparatinga ku buzima bwawe, kuko uzasanga ikintu disappointment, utagera ku cyo wifuza kugeraho, udakandagira wifuza gukandagira, kuko hari umwanzi wahagaze arwanya ibirere byawe, arwanya n'umugisha wawe, ndetse rimwe rimwe agutwara hadakwiriye. Ariyo mpamvu wisanga mu mibabaro ikabije ndetse n'agahinda gakabije. Ndagira ngo nkubwire rero ngo Imana ikugirire neza. Aha, ndacyari ku nzozi z'umwana. Ni inzozi zinyuranye nyinshi tugiye kuganira, kuko abantu barazimbajije. Noneho kurota wose umwana, ese wari uzi ko hari n'umugabo urota ari konsa, kandi muzi ko abagabo batagira amashereka? Umugabo urota yose umwana, hariho umuvumo n'akarande wo kutagira umugisha azajya, ko ntitugira amashereka. Icyo ni icya mbere. Biravuze ngo urimo urakora akazi katari akawe, ushatse umugore utari uwawe, uriruka mu bintu bitari ibyawe, urajya mu bintu uzagira nk'umugisha. Ni umubabaro ko twubwaca abagabo ntitwonsa, urabizi, ariko mu nzozi ubonye uri konsa, amashereka wayakuyeze. Biravuze ngo ibintu ukora urakorera mu butayu. Hindura,
kubita, senya, randura, shwiragiza, vuma iyo myuka mibi. Urwo si uruhinja nshuti, ahubwo Imana igihishuriye mu isi y'umwijima ibyo dayimoni akora. Nta handi ugura imodoka ikagonga uwo munsi, wakora bizinesi igahomba uwo munsi, wagira ngo ugize neza bikanga, ugurije ntakwishyura, ubwo ntakubera iki, urimo urakora ibintu bitari ibyawe. Rero kurota umuntu arimo yonsa umwana ku bantu bose bisobanura ko ari ukubura ikintu. Niko kuri kwa definition yo kurota wonsa umwana. To breastfeeding a baby in the dream is to lose something. No kubura ikintu mu buryo bukomeye kandi ukakibona. Ariko iyo uri kurota uri konsa umwana mu nzozi, byerekana yuko mu kuri kugaragara yuko abantu, cyane yari umugore, yuko umugisha we wibwe, inyenyeri we yibwe, ndetse mu nzozi ko byagiye byaribwe burundu cyane. Igihe cyose urota uri konsa umwana mu nzozi, bivuga ko umwanzi yafunze ubuzima bwawe n'icyerekezo cyawe n'amahirwe yawe n'ubuzima bwawe n'aho werekera n'icyo urimo ukora n'icyo utekereza. Ngo umwanzi yarabrotse ndetse akozinga cyangwa ashyira ibibazo mu muryango wawe. Umenye niba bitarakubaho uzamenya ko bikubaho. Umugore n'umurota wose umwana muri izo nzozi, yaba ari umwana wawe cyangwa uwundi, jya umenya ko atari ibintu bizima, ahubwo umenye ngo akaga karaje n'ibibazo bigiye kuboneka. Noneho ikintu giteye ubwoba, noneho konsa umwana utari n'uwawe, byo ni bibi cyane 100%. Noneho kurota wonsa umwana utari uwawe, utazi iyo yavuye, utari n'umuturanyi, biravuze ngo amashereka yawe agiye kugaragara ko agiye kunyobwa n'abandi bantu batari mu mwana wawe. Bivuze ngo Satani yamaze gutwara icyubahiro cyawe, kujugunya ibintu byawe, kugushyira kure y'amasezerano, kugushyira kure y'ijambo, kwambura ibyo wari ugezeho, kwisanga mu bibazo byawe bidahinduka, kandi bigaragara ko kwegura n'ikibazo gikomeye. Ndakubwira ngo bijugunye kandi wirinde, kuko Satani yagushyize mu mutego uremereye utazakorohera. Ugomba kuvuga ngo uyu mwana ntazi yavuye, ndamwirukanye, mwikuyemo, ndamujugunye, mpamagaye abana banjye, mpamagaye umugisha wanjye, ndabirutse. Kandi ko kukaruka iki kintu nakibohotse, benshi baranaruka, abandi bakagira gute. Ni byiza nk'ikimenyetso cyo kubaze kuboha. Ibiro ni ikimenyetso simusiga yuko uboshye karande, abarozi, abagome, ibyo byose byaje ku buzima bwawe, ku buryo nta cyerekezo namba wabona cyagufasha gusohoka muri ibyo bibazo. So naho nashaka kubwira kugira ngo uhumve, nurangiza usobanukirwe icyo nashaka kubwira. Iyo treatment yawe ko bigoranye, ugasenga Imana cyane, warangiza ugasoma zo 109 n'imigani 13-18. Ariko ibyo byose ndi kubikubwira byagufasha. Ariko hari intambwe ukwiye gutera. Kwanza abanza wegera abantu b'Imana, tugusengere, tugufashe, tukubwire n'ibindi utazi, kuko byatumye ngaruka mu nzozi kugira ngo twongere tubone ko turi covering our star, inyenyeri yacu ikagaruka mu izina rya Yesu. Indi nzozi dushaka kuvuga kandi iza kubona ishobora kuba ari nziza, Bible dream, kurota Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko iyi mvuyemo yo kurota uwo mwana, faut faire attention, ni ikimenyetso simusiga. Izo nkubwiye zose ni ibimenyetso kubwiriza cyangwa wigisha cyangwa gukora ibindi bintu, birasobanura yuko ijambo ry'Imana, icyambere kuyirota ni byiza cyane. Reka mbigusobanurire uyirota kuyifite. Ariko niba urimo uyikoresha ubwiriza, usenga se, wigisha, ariko ugasanga urimo urabikora mu buryo bitari ibyawe, bisobanura yuko ijambo ry'Imana ritari mu buzima bwawe neza. Bashatse kudekora, kubyihishamo, ntabwo ari byo. Bisobanura ngo ijambo ry'Imana ntimuri. Kandi icyo ushaka ni ugomba gukoresha inzozi kugira ngo usobanukirwe yuko ikintu cyose gikeneye mu buzima mu bubyutse muri wowe, no kwakira ijambo ry'Imana rikurimo. Hari abantu ubona bayikoresha sofani, bayikora ukundi kuntu, abigaragazaga ngo bavuga ngo
ntabwo ijambo ry'Imana ari mu ruhande rwawe, ariko ni igice cyiza cyo kunezerwa ugasenga Imana. Ni byiza kwirota bisobanura ngibyo, ntabwo ko bisobanura yuko uri mu ruhande rwiza, Imana iri mu ruhande rwawe, ariko rero niba urota uyikoresha kandi ugasanga ibyo ukora ntabwo ari ibyawe, biravuze ngo ntabwo ijambo wose uwo muhamagaro byihorere. Vuga rero ngo ikintu cya mbere, fungura akanwa kawe, wegera Imana, usome Yosuwa ibice 18, Yohani wa mbere igice mbere umurongo wa 2, na Timoteyo igice cya 15, na Matayo 24:3. Ibyo byose ubisome kandi ubishyigireho, kuko ukwiye kubigeraho, kuko ukwiye kubohoka ukakira izo mbaraga. Ni byiza cyane rero kuhagarara mu mpano yawe. Tugiye kureba indi mpano, indi nzozi nziza. Ndashaka ko tubivuga cyane byinshi. Bathing dream, ko kurota woga. Ahangaha ntabwo ari swimming, ahangaha ni ukuba urimo ugira gute, urimo uroga, urimo uroga muri shawa, wageze mu yindi uri koga. Iyo urota rero woga, ukarota urimo woga, biravuze ngo uritonde cyane, uri kwitegura yuko hari ikintu ugiye kubaho ku buzima bwawe, mu kubaho hagiye gukozingamo ibyago, akajagari ku buzima bwawe. Iyo wowe gukoresha icyogesho, bisobanura yuko uri kwikesha, kandi bisobanura yuko hariho imivumo urimo ukaraba wikuraho. Niba ujya urota ukoresha ntuze zaga ukaraba, bisobanura ko hari kwikuraho imyaku n'imyanda n'akasizi byabaga ku buzima bwawe. Hanyuma rero kwitunganya bisobanura ubundi buryo bwiza Imana izaguha umurongo muzima. Igihe rero urimo woga, ugomba no kumenya yuko hari umuntu kwirukankaho. Ikindi bisobanura ko you are not secure, nta mutekano ufite, bisobanura ko utafite umutekano. Ariyo mpamvu uri komonitaringwa cyangwa ukurikiranwa n'imbaraga mbi. That as monitoring spirit, bivuze ngo ni umwuka mubi urimo kumonitaringa, urimo kurwanya mu buryo bukomeye kandi utakorohera. Ikindi turi buvuge ni ukurota inzozi. Inzozi z'ikiraro. Inzozi z'ikiraro zo turazita iki? Inzozi z'ikiraro bisobanura ko niba urose urimo uca ku kiraro kandi nta obstacle unyuze mu nzira yawe, bisobanura yuko ugiye guhabwa umusaruro no muri challenge wari urimo, ndetse yuko ugiye kwakira umugisha wawe muri byose. When you cross the bridge in the dream, ni ukuvuga ngo ariko niba ugiye kwambuka, ariko kambuka nta obstacle zihari, biravuze ngo ugiye gutambuka ugere ku ntsinzi yawe, kandi Imana ikugire neza cyane. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ndumva nashaka kurenza, wazumvise duhamagare. Iyo niyo umugisha, tanga ituro ko Imana gukora ibitangaza. Ubundi bose nk'iyi nzozi tutanga ituro ry'ishimwe, ariko abandi bo murakurikiranwe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muduhamagare, reka comment bye bye. Ambabazi Jean Baptiste bakunda. Shalom. Amen.